Samusoni yari umugabo w'igikwerere ufite imbaraga unesha ingabo zahe n'izahe. Yes. Ariko ikintu biti igitsina gore nicyo cyamukoze haragwa. Rero bishatse kuvuga ngo uriya musatsi wa buri kantu yagize Imana agenda yawogoshesheje. Ubundi bari kugenda bakabanza bakawogosha. Kubera igitsina gore. Nabo babegere. Ubutaha hano kwa Yezu Nyirimpuhwe uko tubyumva ko bagiye kwafungura mu kwezi kugiye kuza. Abakobwa nabo nuko uzabahamagara nabo bakagira bute bakabasengera. Ikindi cya kabiri nabo bagombaga kubashyira nabo mu ntuza mu gihome. Aba bakobwa bagomba kubashyiramo ni gute bagiye guteza ibibazo mu rugo rw'abandi bakagenda. Abakobwa bo bararenga. Abakobwa nabo bagomba kujyana nuko bahamagaye. Ariko hamagaye umukobwa weho Justin uri umusore uhamagaye abakobwa nta nubwo wewe bahamagaye reka tuvuge ko bakwihamagariye. Abakobwa bamaze kukwihamagarira franga y'u Rwanda yagiye mu gihome. Buri nguni ni buri kantu. Ni buri nguni buri kantu. Buri kantu. Azira inoti 7,000. 7,000 byonyine. Ese banyarwanda nkongera ngagaruka nkibaza. Buri kantu 7,000 tuba barabana tubemera nk'abastari. Oya 7,000. Buriya amafaranga hava akagera ubwo cyaba ari igiceri cy'icumi. Ifaranga ni ifaranga. Noneho kandi ikindi cyongeyeho ejo ukumva ngo hasohotse ngo video ngari ngo kuri gatanga mu muso wa gege. Ibyo byose byakozwe sibyo. Bimaze gukorwa nyuma yuko bikozwe hakurikiragaho iki? Hakurikira gwenda gushimira wenda mu buryo runaka ntazi. Ariko undi we yashatse amashimwe atateguwe. Menyari baje ari babiri bazi ko na buri nguni baza kuhamusanga. Icyo nicyo nacyo kibyo. Ahubwo buri nguni yarari. Turabakiriye kuri MC Juste Family TV. Twongeye twagarutse nanone umunsi ku munsi duhora tubagezaho ibiganiro indirimbo zigiye zitandukanye ariko no munsi turimo turaganira inkuru irimo kugenda icaracara ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu gihugu no hirya y'isi. Munsi dufite abatumirwa dufite iburyo n'ibumoso barahari. Reka tutangirire iburyo bwanjye hari umusore mu mujene mwiza cyane. Murakoze cyane. Tujye ni ibumoso bwanjye twakira undi mujene. Yes murakoze cyane ni biraro byinka. Biraro byinka. Nge ni International Harmonies ya G Talento. Talento. Natwe turi kuvugana ni amazina ni Juste muhorana umunsi ku munsi kuri kamera twakiriye God Official. Uyu munsi wa none rero dufite inkuru idasanzwe twongeye twabazaniye. Mu minsi ishize mwigeze mubona hari inkuru twongera gusohora y'aba star barimo kuvuga muri kino gihugu cyacu harimo bita buri nguni na buri kantu ariko umwe muri bo bamutaye muri yombi. Ese siyaje byagenze biti? Kumuta muri yombi ni ibintu bisanzwe nyine byagenze uko. Ni inkuru yagiye yumvikana ku mugoroba wo ku itariki 21 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2021. Ni itariki ni inkuru yagiye ivugwa ku itariki 21 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025. Iyo nkuru yagiye kwirakwizwa benshi bari banagize ngo ni ibihuha kwa kundi tuba turi gutwika ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo twishakire views. Ariko iyo nkuru byaje kumenyekana mu masaa 4 z'ijoro. Ko byagenze bite noneho ko buri kantu yamaze gutabwa muri yombi nibyo koko nkuko bivuze. Kandi koko twapereje koko dusanga yagezemo. Ntago bikiri ibanga rero ku mihanda byamaze kugeraho ko buri nguni yaba ari muri gereza azira 7,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Bivuga yagiye mu gihome. Buri nguni ni buri kantu. Ni buri nguni buri kantu. Buri kantu. Azira inoti 7,000. 7,000 byonyine. Ese banyarwanda nkongera ngagaruka nkibaza. Buri kantu 7,000 tuba barabana tubemera nk'abastari. Oya 7,000. Buriya amafaranga hava akagera ubwo cyaba ari igiceri cy'icumi. Ifaranga ni ifaranga. Noneho kandi ikindi cyongeyeho nimba umuntu muje kuvugana business. Ni business. Ni business. Yes. Ngiye hari ikintu maze kubona abantu barimo baranga kuza gusenga. Amakuru mashyashya dufite nuko kwa Yezu Nyirimpuhwe hano mu Ruhango naho bahafunguye abantu bari banze kuza gusenga abantu baje bafite ubwoba ariko ubuyobozi bwacu bw'igihugu bugira ikintu basaba batangiye kubitunganya. Ngiye namaze no gutera y'ijisho mbona yuko imashini caterpillar zazi muzi zikora imihanda zamaze kwasesekara. Abakristo bamaze kutangira kumena amabuye kuko barimo barakora umuhanda. Unsi mbese turagira ngo mwese muzaze mwongere muhatembere igihe hatararangira kandi muri ibyo ngibyo babasabye kongera no kugira gute no kubaka amatoilette menshi cyane kugira ngo ibi byose birimo gutrendinga mu gihugu n'inyuma y'isi ibi byose bigende bicikwa. Kuko murabona ko niba bashobora gufata umuntu bakamufungira 7,000 sibyo siyaje.
ariko aramutse aje akaza gusenga buriya yagira impuhwe kugira ngo ibyo 7,000 biboneke. Nibyo nibyo ariko uriya musore tugomba no gukaza amasengesho, kuko nabwo ushobora gusanga ibyo ari gukekwaho nabyo bifite agatego, kuko zino showbiz umuntu aba arimo cyane cyane iyo wateye imbere, ni ukuvuga ngo bariya basore ni abasore bafite uburyo barimo baragenda batera imbere. Ejo ukumva ngo hasohotse ngo video ngo ari ngo kuri Gatanga mu muso wa Gege, ukibaza ngo uyu ni iki, ukibaza mu muso wa Gege nasomye numva ngo ni umupuri, ariko mu muso wa Gege umupuri, utwo n'utuntu ubundi uriya musore kwanza ndanamuzi kuva kera, yari umusore witonda n'imico ye, n'ubu ngubu ari n'igihe tujya tunamusura mva ni umusore pe, ariko njye ibyo ntabwo ayimukekera, hari ikintu ndimo gutekereza nkasanga ubundi bazize iki mu by'ukuri. Nubwo turi kubona ku mbuga nkoranyambaga bamwambitse amapingu bamujyanye mu gihome, ariko ubundi mu by'ukuri icyo ari kuzira nk'uko twagiye dusoma ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, twagiye tubona yuko ngo ari abakobwa, ariko si abakobwa mu by'ukuri bizanye bateze indege, byari byagenze bite kugira ngo ubundi bazi kumufunga cyangwa se bazi biriya bibazo byose bizi kuboneka. Hari ibintu tuba tuzi ko byagiye bicika, twakwita ko ari ibintu bya naroge, biriya bintu biri kuvugwa kuri buri kantu twabifata nka naroge, kuko byakoraga abasore b'ingegera mu myaka yagiye ishira, kuko ikigaragara cyo ni uko icyo bari kuvuga ngo yazize ni uko yakingiranye abakobwa bari baje kumureba, ashaka kubakoresha. Mu by'ukuri se buriya ni ukubakingirana cyangwa byagenze ukundi gute ko dusoma? Reka mbigusobanurire nge inkuru yose ndayifite. Urumva uhamagaye umukobwa weho Justin, uri umusore uhamagaye abakobwa, nta nubwo wowe bahamagaye, reka tuvuge ko bakwihamagariye. Abakobwa bamaze kukwihamagarira, barakubwiye ati Justin, turifuza ko wadusobanurira uburyo kuri channel bigenda, uburyo amakuru yanyuzaho, uburyo inyungu ngenda ntera imbere, cyangwa se abantu bagenda batera imbere nk'abacuruzi. Mbega ni inzira abana bifuzaga inzira, kumenya inzira se bikorwa bite kugira ngo nabo bakore ibintu byabo. No mu bucuruzi bisanzwe cyangwa se mu buzima busanzwe, ujye kumva umuntu araguhamagaye arakubaza ese mbega ni inama nizo bashaka ubigenza ute kugira ngo ubashe gutera imbere, n'abandi nkeka ko ariko baje muri ubwo buryo bajemo, bari baje kugira ngo baganire ku bigendanye na biriya bikorwa bakora byo influencer, ariko bikaza kurangira icyari kibazanye gishatse guhindukamo ikindi bya bindi navuze ngo ya mico ya kirara ya kera, ashatse kubazana n'imico y'uburara. Uriya muhungu ni umushiti wanjye cyane, ariko biriya bintu biri kumuvugaho ntabwo byashimishije abantu benshi. Ni gute umukobwa ntagaze aho yarerewe, ntazi aho yarerewe, ntazi imico ye, ahubwo yahise ashaka kumwereka uwo ari we hakiri kare. Oya siyaji, ntabwo ngera ukundi kubibona. Urabona umuntu araguhamagara avuga ati ndagira ngo ngiye wumfashe, ukaza ntabwo ari agomba kwita uba victime ye kugira ngo bahite bagira gute bagufunga. Aje muri business kugira ngo amubwire, amugire inama yuko ibyo byose byakozwe sibyo. Bimaze gukorwa, nyuma yuko bikozwe hakurikiragaho iki? Hakurikira wenda gushimira wenda mu buryo runaka ntazi, ariko undi we yashatse amashimwe atateguwe. Oya ntago uko byagenze, yashatse amashimwe atateguwe. Oya ntago uko byagenze, ngenda kubwira neza. Buretse nsoze winca mu ijambo. Oya ntago uko byagenze, kuko igituma mvuga ko yashatse amashimwe atateguwe byamaze kurangira, bigezemo hagati. Mbere na mbere nsubiye inyuma gatoya, ntago buri kantu yaratenye gahunda n'umukobwa umwe, bagendera abakobwa babiri. Bakimara kugira ari abakobwa babiri, havutse habe nk'ahazamo akantu k'akabazo bitewe n'umuteguro wande, bitewe nuko buri kantu we yari yamaze gutegura umukobwa umwe n'ibyo yari yamutegura. Ngewe ntago ari uko kubibona. Menya ari baje ari babiri bazi ko na buri nguni baza kuhamusanga. Icyo nicyo nashaka kuvuga. Oya dore ahubwo buri nguni yarari. Nicyo ngiye kuvuga. Buri nguni na buri kantu ubundi barakorana bari babiri, kandi bari mu rugo. Muribuka igihe kimwe twari turi kumwe ejo muri rwose mu kwezi gushize, twagiye tubasanga turaganira dukorana inkuru. Ndibaza uburyo haje abakobwa, hakaza abakobwa n'ubundi bagiye kubafasha kugira ngo bamamaze ibicuruzwa byabo cyangwa se babagire inama, ariko tukaba turi kumva yuko bafashe umwe buri nguni rero bafashe bakamufunga. Buri kantu yakingiranye, ubundi bari abakobwa ati none se buri nguni we yarari hehe? Nibyo ndi gusobanura. We yarari hehe? Ubwo bivuga ngo yakingiranye abakobwa babiri akingirana na mugenzi we. Reka nibyo ndi gusobanurira abanyarwanda kugira ngo babyumve neza. Buri kantu niwe warufitanye gahunda n'undi mukobwa.
buri nguni yagiye kuba buri kantu na buri nguni bakorana ntago bakorana ibigendanye n'inyungu za business n'akazi barimo ko ka comedy cyangwa ibihangano byabo barimo ubuhanzi bwabo barimo nibwo bubahuza ibitari ubuhanzi rero hagati aho ngaho ntabwo twafata bya bitari ubuhanzi ngo nabyo tubafate tubahurize muri icyo kintu kandi atari ubuhanzi barimo muri ako kanya nibyo tuvuga rero ko buri kantu we yaratanye gahunda n'undi mwari ariko amakuru atubwira yuko bagira ngo babafashe urabona ko buri nguni na buri kantu bo bakora mu social media baramamaza akenshi baba bari kumwe buri nguni na buri kantu baba bari kumwe nabo baje rero kugira ngo babafashe kugira ngo nabo babashe kumenyekana wivuga ngo baje umukobwa yatumiwe wari umwe ntago batumiye ntago ari indi groupe y'aba-influencer bari bamagaye ngo muze ni umuntu umwe wahamagaho umukobwa umwe niwe watumiwe wari wasabye rendez-vous bari basabwa rendez-vous ntago bagira gute ni nko kwa docteur kujya gusaba ordonnance yo kubonana na muganga uriya wafunzwe yaba yazize ikintu cyatumye rero afungwa niki niba kugira ngo abakobwa bamugereho we urumva tayari yarazi ko haragenda umukobwa yabitewe n'ukuntu ngiye muzi reka mbisobanurire abanyarwanda neza bitewe n'ukuntu tuziranye ngiye namubonye numvaga yuko rwose umukobwa umwe kuza akamusanga mu rugo ibyo atari ibintu ari kwirukira kuvuga ngo ngo agiye kwaka nk'uko urimo kuvuga ngo yatse 7,000 reka mbigusobanure neza numara kunyumva fresh nibwo uraza kugenda usobanukirwa ifungwa rya buri kantu nuko yari yamaze kwimagina we ibyo yari yamaze kubitegura avuga ati umukobwa araza yansabye rendez-vous nkuko kwa docteur bagira gute umurwaye bamuha ordonnance yo kuzabonana nande na muganga sibyo ni nako buri kantu ntabwo ari gusaba ntabwo ari we wisabye umukobwa ngo erega abantu n'uruganda runini umukobwa yasabye umu-influencer munini kuri we kugira ngo abashe kugira gute kumugira inama mwereka inzira ibintu byakagombye gucamo byaje kurangira rero reka buretse mbanze nsoza aka kantu kugira ngo abantu babashe kubyumva neza babisobanukirwe byaje kurangira umukobwa afashe undi mugenzi we bafata moto bajya kureba buri kantu aho baba hariya aho baba ikinyenyi munsi guciye mu ijambo ko uko twagiye dusoma mu bitangazamakuru bavuga yuko ngo bari babuze amafaranga yo kwishyura moto kandi mu byukuri abo bakobwa ibyo byose nibyo byagenze abo bakobwa nibo bashakaga buri kantu na buri nguni sibyo urabyemera nibo bashaka kugira ngo babashe kugira gute kuzamuka icyo ndagisobanura none ni gute bashobora kuvuga ngo babuze amafaranga mu byukuri bagomba kubanza bakamwishyura amafaranga ye ariko bahageze amaze kubafasha ibyo abafasha bamaze gukorana ibyo biganiro bo banga kumusubiza amafaranga yabo ntago ari byo nkunda kuza cyane mvuga hoya kuri kamera nyinshi cyane abajya bakurikirana ibiganiro byanjye yewe ari amakuru mfite ayo makuru ufite reka nayo nyagusobanura neza ku kigendanye na moto urumva bafashe moto bajya kureba buri kantu na buri nguni buri kantu kubakira yakira abakobwa babiri yarazi ko yakiriye ari umukobwa umuri buze yabishyuriye moto nta kibazo nta n'ikibazo cyabaye kandi baje kumushaka bari baje kumushaka arabishyurira kuko ari icyo gihe yagitabwa ati munsubize abantu baje kugushaka kugira ngo ubamamarize kugira ngo ubazamure urangije uranabishyurira none se ni wowe bahamagaye kugira ngo bamamarize cyangwa se niba bakobwa ubundi bari baje gukora iki nta nubwo nge ndi kubyumva neza ukuntu umuntu aza akaza n'amafaranga yo kwishyura moto nayo afite oya birumvikana ko hari n'izindi duru ubwo ahubwo zari zibazanye ntabwo ari ibyo ngibyo gusa byo kuvuga ngo niki umva icyo bashakaga urabona ushobora kuba ucuruza ushobora kuba woroye inka sibyo ariko umuntu ngiye nkaza nkatambuka nkavuga niko uyu muntu afite inka nziza abigenza ate yazigaburira ate noneho ngiye nkaza gusaba amakuru nkaza kuvuga nti yenda hari ifumbire cyangwa se hari ibindi byatsi yaguze hanze cyangwa se hari ubundi buryo bikora ngiye nkaza kugusaba amakuru kugira ngo mfashe nanjye inka zanjye zise neza none namara kuza wowe ugomba kunyishyurira ikinyabiziga cyaje kintwaye cyangwa ninjye ugomba kwishyurira iryo ni ikosa reka tuvuga ko yabishyuriye ariko ntitwamenya ngo yabishyuriye bigenze nabyo byari biri muri poroje yabishyurira akenshi aho ushobora no gusanga batazi naho aba bagomba kumuhamagara kuri telefone bakamubwira bati tugeze ahangaha tugeze ku nzu y'indi runaka tugeze ku muryango runaka hagati yo abakobwa mbere yuko bajya kwa buri kantu habanje kubamo communication ubwo aba bakobwa tubasengera habanje kubamo communication nabo babegere ubutaha hano kwa Yezu Nyirimpuhwe uko tubyumva ko bagiye kwafungura mu kwezi kugiye kuza abakobwa nabo nuko uzabahamagara nabo bakagira bute bakabasengera ikindi cya kabiri nabo bagombaga kubashyira nabo mu ntuza mu gihome aba bakobwa bagomba kubashyiramo ni gute bagiye guteza ibibazo mu rugo rw'abandi
bakagenda abakobwa bo bararenga ubu abakobwa nabo bagomba kujyana Abakobwa nubwo barenga. bahamagaye ariko nabo nubwo bahamagaye Buriya kurya no kwishyura. ntabwo bari bamaze kwishyura ibyo bagize aho umuntu ava akagera aba agomba inkunga bari kwishyura ibyo bamaze yariye. gusabwa ntabwo bagomba kugira gute nabo gusigara hari ikintu bitabaje ariko hari ikitegeko rero bivugaho ngewe reka nze mu gihe turimo turavugana reka nze mbashakire amakuru uko yari ameze uko amakuru yari ameze ngo byagenze bite rero ko ngewe ndimo kumva yuko bafunze umuntu umwe kandi nubwo bahamagaye bagatabaza ariko nabo bagomba kuza bakumva ikibazo bari bafite nabo bakabajyana bakavuga ati wowe waje barakwishyurira bagufasha gahunda bagomba gufasha ntiwishyura ahubwo urangije urahamagara none se uhamagaraga bigenze serivisi yo ayo makuru nyagusubiriremo serivisi bahawe yo iyo yishyuwe nicyo ndimo kwibaza kandi ikindi cya kabiri abakobwa uburyo baje bagomba kuza bakabanza bakishyura amafaranga y'ibyo bari baje gukora none bageretseho n'ibibazo none bagirikaho kandi ikindi uriya mugabo buri nguni buri kantu impamvu ngenda navuze ko ari nko gusa nkuko hari ikintu kiri gutrendinga muri no minsi bavuga ngo ni pranka biriya bintu yabikoze ntabwo ari gufata abantu ngo bakingirane utabatse amatelefoni oya kandi ubizi neza ko uri bihari ubizi neza ko ubuyobozi buhari ahubwo yagiye akinga ku muryango reka ko tubivuga ariko abasugira amatelefone yabo bari bafite uburenganzira bwo guhamagara reka ngire ikintu ndenzaho kuri ibyo ngibyo muri kuvuga mbanze nsoze inkuru ukuntu ngewe uko nyizi n'abanyarwanda wenda baragenda bumva gake gakeya uko nabo bagiye babyumva bagende babisanisha sasa aba bakobwa bavuga ko bateze moto buri kantu n'ibyo akazishyura akabaha karibu mu nzu bakaganira ibyo bagombaga kuganira ndetse uwashaka undi nindi abakobwa bashakaga buri kantu ariko kuri gahunda bari bafitanye ni gahunda ntabwo bagiye bamwitura ni gahunda bari bafitanye deja amaze no kugira gute amaze no kubakiriwe mu rugo yabahaye ibyo kunywa yabakiriye nk'abashyitsi koko amaze kubakira baragira gute baraganira ibyo baganiraga birarangira akantu kaje kwicangamo nyuma ni uburyo buri kantu yahagurutse urumva buri kantu yahagurutse aritambagiza agatajya mu cyumba aragaruka araza abwira wa mukobwa yari afitanye gahunda ngo waje tukaba tuganirira hehe mu cyumba ni bya binini nagarutseho mvuga ati ni ya mico y'abajene ya kimayibobo mani iyo ni imico ya kirara ntabwo ari imico y'umuntu w'umusirimu nk'uriya mutipe guhita ubwira umukobwa urabona yicaranye n'undi yari kubwira ati muze tube tuganira mu cyumba sorry yari guhita abwira ati mwese muze tuganirire mu cyumba tube tubihuriza mu cyumba muri salon ndi kumva ari modeli imeze nabi itameze neza ariko yaje abwira umukobwa ati ngwino wowe ngwino tube tugiye mu cyumba umukobwa arangira amusubiza ati se njye mu cyumba waretse tukaba tuganira ngo ngwino mu cyumba oya hari ikintu ngiye utarimo kuvugaho urimo gusimbuka nawe utarimo kutubwiraho tubwira abantu badukurikiye bose kuri MCGST official mbabwira ngo nta kuntu bano basore buri nguni na buri kantu ndabizi neza bafite amafaranga muri kino gihe nta kuntu ushobora guhamagara umuntu ngo aze mu rugo iwawe biriya rero nsanga ari nk'umutego bamuteze kuko afite ubushobozi bwo kuba yafata 20,000 akajya muri lodge afite ubushobozi bwo kuba yafata 100,000 akajya muri hoteli akagenda agahamagara umukobwa bakamusanga aho ngaho nyanabibona uko nguko yari kuba yanakwijijisha bagakora ibyo bakora icyo bafasha akabafasha bakagenda ubundi deni nyuma akazamuhamagara bakajya nko kuri hoteli rero nkika ko biriya ndabyita nk'agatego bamuteze cyangwa se ndabyita nk'uko murabona ko iyo umusitari arimo kuzamuka cyane cyangwa se umuntu ari guhitinga ntihabura umuntu ushobora kumugendaho ntihabura umuntu ushobora kuba yashaka ikindi kintu gishobora kumusubiza hasi none se niba uvuga ko ari umutego bamuteze akaba bakingiranye bigenze bite uratekereza ko yabakingiranye habaye iki urumva ngiye dushobora kuza tukavugana 20,000 ngiye nkaza nkavuga uko biri kose ndahita njya gushyira kuri telefone icyarimwe kakwishyurira bisanzwe ukaza tugakorana ikiganiro cyangwa se niba ibyumbaza ukabimbaza nyuma rero ngiye mu kuza kunyishyura ushobora kunyishyura amafaranga makeya ariko itike utayishyizeho nakubwira ntese kuma amafaranga makeya y'ibyo twavuganye y'ikiganiro ariko se amafaranga y'itike kutayashyizeho ibi byose bikazamuka ngaho urabizi muri no minsi ngo birabujwe nuko wakubita umugore ukubise umugore rero ubwo ukubise umugore ubukomanga kujya hehe ubwo ni ukwerekeza ibirenge no ukajya muri gereza ubwo nabo bashobora kuba bitwaje icyo ngicyo bagira ngo bagende bikorere inkuru yabo niko ndi kubitekereza ariko hagati aho ngaho hari ikindi mo kwibaza none se ubundi turebye ku mategeko icyo bivuga ubundi buriya buri nguni ubundi ngiye numva ntago uko mbitekereza uko bwanjye ku giti cyanjye yari gufungirwa nko hanze na hano namwe hari kugaragara ko buri nguni yari ahari
nta na hamwe buri kantu niwe wakoze ibyo bikorwa, kuko buri kantu buri nguni we nta hantu na hamwe ari kugaragara mu nkuru ya buri kantu. Ariko ubundi ko ngenzi ko baba bari kumwe isaha ku isaha, iyo bagiye gukora ibintu nka biriya byo kwamamaza, ibintu byo kuzamura abantu muri buriya nakubwiye ati ntago bari baje gukora publicité kwa buri kantu, bari baje nshobora kuza, urabizi Jitse afite umugore. Uko wabisomye bikubwira gute? Nge uko ndi kubibabwira niko nabisomye, kandi uko tugenekereje dushobora kubona ko ariko kuri, dushobora kubona ko ariko kuri ko abakobwa ahubwo bahageze buri kantu akishakira ya mishwagege, yari mishwagege harya n'imishwagege iyo mipuri yabona bidakunze, abonye bidakunze nibwo ahubwo yaje guhita afata decision ati sha barandungurutse, ati rero ntabwo byakunda. Buri nguni buri kantu rero yisa akora akantu kameze nk'aho hari ukwihimura, ubwo yahitaga babwira ngo ubwo yahitaga babwira ati ubwo rero niba bidashobotse ko waza mu cyumba ngo tube tuganira, nta kibazo, subira hariya wicara. Nkuko rero yakomeje arizengurutsa gato, yamaze kwizengurutsa yagarutse ababwira ati ntari noneho mugiye kwishyura ibintu byose mwakonsomye ahangaha, murabyishyura kabisa, nta kuntu naba nagize gutya undi ubwira ngo uze mu cyumba wanjye. Ubwo urumva ko ibyo akoraga byose ari kubikora nk'aho ari ikiguzi bari buze kuza kugira gute. Mbere by'inka nk'umutumirwa nk'umutumirwa wowe uyu munsi wa none, yego, aba bantu yaba bari abakobwa yaba na buri nguni na buri kantu, kuko umwe muri barafata isomo rya mugenzi we, wowe urabagiriye inama? Jewe rero inama nabagira, bitewe n'iterambere buri umuntu aba agenda ageraho, akenshi mu magambo make ubundi nakubwira ngo itwararike, no kwitwararika aho urukagera igitsina gore, kuko buriya uwo bitaga Delila ibintu yakoreye Samusoni se, ndahamya neza ko abantu bakunda kujya mu iyobokamana cyangwa se no mu mateka y'iyobokamana wari wese usoma. Samusoni yari umugabo w'igikwerere ufite imbaraga, unesha ingabo zahe n'izahe, yes, ariko ikintu bita igitsina gore nicyo cyamukoze haragwa. Rero bishatse kuvuga ngo uriya musatsi wa buri kantu yagize Imana agenda yawogoshesheje, ubundi bari kugenda bakabanza bakawogosha kubera igitsina gore. Igitsina gore aho kiva kikagera, nk'uko bafashe Samusoni, bivuga ngo yari yabirose, nk'uko bafashe Samusoni umusatsi bakawogosha, buriya n'igitsina gore rero niko kimeze, nakubeshye umusatsi bawogosha rwose, yigira inama wogosha hakiri kare. Rero inama nakugira muntu wese, waba uri buri kantu cyangwa uri buri nguni, cyangwa se nanjye nawe n'abandi mwese ndabinginze mwogosheshe iyo misatsi hakiri kare. Ariko inama nyamukuru, twirinde ibintu ibyo ari byo byose byatugusha mu makesi ayo ariyo yose. Ubwo nitubona umuntu afite, niba uri umusore irinda abagore, niba uri umugabo irinda igitsina gore. Barawogoshe tuvuga ati ubwo ngubwo utangiye gukomanga yanzira igenda ahandi. Yes, ariko ntago twavuga ngo reka abagore cyangwa abakobwa tubareke. Oya, no kuvuga ngo ntago ari ukuvuga ngo bareke, ahubwo zino nkunda rubyino. Niba uri umugabo umenye ngo ndi umugabo, wihesha agaciro nk'umugabo. Niba uri umusore wihesha agaciro nk'umusore, kuko ibitsina gore biri hano hanze n'ibyo byonyine bizadusenya, proje zose twe dufite zikajya hasi, zigasubira ku butaka. Ikintu cyambabaje hagati aho ngaho ubwo duherukana na buri nguni na buri kantu, twari twemeranyijwe ko bagiye kongera none bakiyegurira Imana cyane kurutaho, bidakuyeho yuko inkuru zabo cyangwa se ibiganiro byabo bakomeza bakabikora, ariko bari bemeye yuko bagomba kongera bakiyegurira Imana. Bari ikintu cyambabaje, ariko hagati aho ngaho ndabizi ko nk'umuntu twabanye mu minsi mikeya, twabashije gukorana ikiganiro, ngiye mfite icyizere yuko ejo cyangwa ejo bundi baramurekura, ariko ngiye nzahita muhamagara mpite mubwira ngo kumurekura bwo amasengesho turi kuyakora. Ugomba buri nguni tuza kwa Yezu nyirimo, byose yagiye akahita za kwa Yezu nyirimo, akaza kumubwira uko byamugendekeye, anamushimira, ugomba gupfukama tugasengera uriya musore, kuko biriya ni ibintu ari gushinzwa, ariko bigomba nabyo kugira iherezo, cyangwa buriya nta kintu kitagira iherezo. Cyangwa turabyita kwa kuntu umuntu abatangiye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, agatangira guhura n'ibibazo. Ugasanga ibyo ngibyo ari byo bita ikosora. Bari barimo bakurikirana Mama Rwagasabo mu kanya, niwe witeretse aravuga ngo mu by'ukuri buri kantu arashinjwa iki? Arashinjwa iki ubundi mu by'ukuri? Ari gushinjwa iki? naye nicyo nta kintu na kimwe ndumva ikosa afite. Abantu bavuga ngo nta kintu ari gushinjwa, ikintu ari gushinjwa no gukingirana abakobwa abishyuza amafaranga badafite. Kandi ikindi cya kabiri, nuza ribu iyo itabajwe, iyo iza mu kazi kayo, ikazi gashobora kureba abantu babiri bashobora kujyana amakimbirane, ikabasha kugira gute kubunga
kugira ngo rero ibunge ibashe kuduhuza twebwe twese bose batabafunga twebwe twese abaturarwanda ribu izabikosore ifata umwe izabikosore Oya, ijye ntabwo ari cekinga kubakosora. bose ntabwo ari ijye kubakosora bacekinga bose buriya nayo iba yabanje kureba igafata umwanzuro Yego. ikareba ikavuga ati uyu nguyu ashobora kuba yahohoteye uyu nguyu yenda ku rugero rwa 1%, yenda uyu nguyu yari afite nka 0 n'ibice Yego. ikavuga ati uyu nguyu yenda wahohoteye umuntu 1%, reka bari we tujyanye kugira ngo ikibazo kibanze kigire gute kijye ku murongo gikemuke neza ariko nkeka ko n'ubu by'abagenda igenda balance niyo bw'abagenda balance ariko ikintu baba bakoze ni ukugira ngo babashe kujya gute kumvikanisha ba bantu nkeka ko nuko bamukize hariya muri gereza ntabwo ari igihano cyo kuvuga ngo agenda aheremo ahubwo hari n'akantu kamwe baba bakoze no kumukubita akanyafu kugira ngo bongere bamugarure agaruke mu murongo neza noneho ya mirimo ye ya buri munsi abashe kuyikora ku murongo ubundi ririya ni ikosora rya buri umwe wese uri muri showbiz nubwo baba batakujyanye hariya akenshi niba bakundaga kuvuga inkuru ngo z'abantu ngo bafashe ngo bafunze ngo barazira iki buriya nta muntu utazagira kesi si yagiye turugana ku musozo kugira ngo ejo tuzabagezeho indi nkuru uko bizaba byagenze kandi namwe mu gihe namuhisemo ku bitangazamakuru turabibutsa gukanda kuri subscribe kuri MC Justin official amakuru uko agiye aza tugenda tubibagezaho kandi ejo bundi abasore bacu umwe barabamufunguye nkuko turimo kugenda tubibona ntago nkeka ko kirari igihano kiri skandale kubwo nuko byagiye bitrendinga ku mbuga nkoranyambaga ariko ejo cyangwa ejo bundi barabamukuyemo araza ubundi turamusengera amasengesho dukomeze tuyakore umuhungu wacu agaruke kuko ndabizi ibintu biba birimo amanyanga menshi cyane ntabwo tumwifuriza kugumamo oya nta kugumamo kuko nawe ni umuntu mukuru nuko wenda kaba kayabaye agatotsi gatoya cyane kaba kivanzemo ariko byose bigomba gukemuka buri kantu aho uri umenye ngo turi kugusengera amasengesho akore agaruke mu kazi izina rya Yesu ashaka amafaranga aze ku muhanda ikiganiro cyacu rero nakagaruka kuri MC Justin official ciao